Murakaza neza mu kiganiro cyo kwibuka mugezweho na Dr Jean Damascene Bizimana, Ministre muri Minubumwe. Nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi, yakusanyije anacukumbura amakuru ku bikorwa byagejeje u Rwanda muri Jenoside. Muri iki gice, aribanda ku ruhare rw'imitwe y'interahamwe za MRND n'impuzamugambi za CEDER mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu hose hakozwe ubukangurambaga cyane cyane mu rubyiruko, aho rwashyizwe mu mitwe yitwara gisirikare y'amashyaka ya politika MRND na CEDER, aho bahawe amazina y'interahamwe za MRND n'impuzamugambi za CEDER. Abari bagize iyi mitwe bari urubyiruko kenshi rutagiye mu ishuri, rudafite akazi kandi rudafite umurongo uhamye, aho rwanizezwaga guhabwa amafaranga, inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge. Abandi bakurwaga mu basezerewe mu gisirikare ndetse no muri gendarmerie. Iyi mitwe yahawe imyitozo ya gisirikare inigishwa ingengabitekerezo y'urwango ishingiye ku kwanga Abatutsi, aho nibura muri buri prefegitura hatojwe abantu bari hagati ya 200 na 500. Batojwe gukoresha imbunda na za grenade, intwaro zitangwa mu mijyi no mu cyaro, ziherekejwe n'imihoro mishya, cyane cyane mu ntangiriro z'umwaka wa 1994. Ku itariki ya 2 Gashyantare 1994, umajoro w'umusirikare w'umubirigi witwaga Hock, wari mu rwego rushinzwe iperereza n'umutekano mu Rwanda, yakoze raporo y'impapuro 13 ayishyikiriza abayobozi batandukanye bo mu nzego zo hejuru mu Bubiligi, barimo General Mertens wari umujyanama mu bya gisirikare w'umwami w'Ububiligi n'umuyobozi mukuru w'ibiro bya Minisiteri y'Ingabo y'Ububiligi, aho yagaragaza imikorere y'interahamwe. Iyi nyandiko igaragaza umugambi interahamwe zari zifite wo gukora Jenoside n'uburyo bari gushyirwa mu bikorwa, aho bari guhera ku kugaba ibitero ku ngabo z'Ububiligi zari minuar, kugira ngo izo ngabo zikunde zishobore gufata icyemezo cyo kuva muri minuar zitahe mu buryo bwo kwica intege. Bateganyaga no kwica Abatutsi nk'igikorwa cyari gukurikira icyo ngicyo, kandi byaranabaye, ndetse bakica n'abari mu mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi yarwanyaga umugambi wa Jenoside. Iyi nyandiko ya Major Hock igaragaza neza ko interahamwe zari zifite ubushobozi bwose bwo gushyira uyu mugambi mu bikorwa, kuko bari barahawe intwaro, bahabwa imyitozo n'ubufasha bwose, bikorwa n'ingabo z'u Rwanda, bikorwa na gendarmerie, kandi bagafashwa cyane cyane n'umutwe w'abasirikare abajepe barindaga Perezida Habyarimana. Tugaragaze uburyo interahamwe rwari urwego kubatse mu buryo bwatekerejweho, kuva ku rwego rw'igihugu kugeza ku nzego zegereye abaturage za prefegitura, komine na segiteri. Turi bufate urugero rw'umujyi wa Kigali. Ubuyobozi bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu hose bwari bugizwe na komite yari iyobowe n'abantu bakurikira: Robert Kajuga niwe wari ukuriye komite y'interahamwe ku rwego rw'igihugu, Phineas Ruhumuriza yari visi perezida wa mbere, George Rutaganda visi perezida wa kabiri, Eugene Mbarushimana umunyamabanga mukuru, Dieudonné Niyitegeka umubitsi mukuru, Emmanuel Mwarimu umunyamabanga uhoraho cyangwa se umunyamabanga mukuru. Abajyanama b'interahamwe ku rwego rw'igihugu, byumvikane ko bari bafite n'abajyanama. Iyi komite yari ifite abajyanama bakurikira: Bernard Maniragaba wari ushinzwe imibereho myiza n'ubutabera, Joseph Serugendo wari ushinzwe ubushakashatsi n'amajyambere, Jean Pierre Sebanetsi wari ushinzwe politike n'icengezamatwara, Ephraim Nkezabera ubukungu n'imari, Jean Marie Vianney Mudahinyuka Biyahimbaga Zuzu wari ushinzwe ikurikiranabikorwa n'ubugenzuzi, Alphonse Karimba wari ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ishyinguranyandiko. Ku rwego rw'umujyi wa Kigali, ubuyobozi bw'interahamwe bwari bufite inzego zihariye zifite inshingano zitandukanye, hagamijwe gushyigikira komite nyobozi yo ku rwego rw'igihugu no gukwirakwiza ingengabitekerezo yabo. Komite y'interahamwe mu mujyi wa Kigali yayoborwaga na Abubakar Turatsinze wari uzwi ku izina rya Jean Pierre, akaba yari yungirijwe n'aba bakurikira: Serafin Twahirwa wari visi perezida wa mbere, Aloys Ngirabatware wari visi perezida wa kabiri, Epimaki Uwizeye yari umunyamabanga, akaba yarakoraga muri PNUD, Muhozi yari umubitsi, bivugwa ko yaba ari mubyara wa Perezida Habyarimana, akaba yari afite
akabari kazwi cyane i Nyamirambo kitwa Gatamutamu. Valérie Bemeriki, umunyamakuru wamamaye kuri radiyo RTLM, yari mu bagize komite nyobozi y'interahamwe ku rwego rw'igihugu, akaba no muri komite yayo ya perefegitura ya Butare. Mu buhamya yatanze yerekanye ko Turatsinze yari inshuti magara ya Mateo Ngirumpatse wari perezida wa MRND, ko Ngirumpatse yari yaramuguriye ivatiri ya mu bwoko bwa Suzuki Samurai yakoreshaga mu gukwirakwiza urwango n'ibikorwa by'interahamwe. Ubunyamabanga bwa MRND bukaba aribwo bwatangaga lisansi nk'uko bwayihaga abandi bayobozi b'interahamwe. Ngirumpatse yafashije Turatsinze kubona inguzanyo muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda BCR kandi ntigeze ayishyura. Uku guhabwa inguzanyo byagizwemo uruhare na Claver Mvuyekure na Ephraim Nkezabera, bari abayobozi bakuru ba banki y'ubucuruzi y'u Rwanda. Turatsinze afatanyije na Paul bari muri umuntu wa Aloyizi Ngirabatware ndetse na Sebatware wari umuyobozi w'interahamwe zari zishinzwe kurinda abayobozi bakuru ba MRND, ni bamwe mu bari bashinzwe gukwirakwiza intwaro mu gihugu hose kuzitanga mu zindi nterahamwe. Turatsinze Abubakar muri Mutarama 1991 niwe wahishuriye General Dallaire ko interahamwe zifite intwaro nyinshi muri Kigali kandi ko ziteguye kwica abatutsi ku buryo zishobora kwica abagera ku 1000 mu minota 20. Dallaire yatanze amakuru umuryango w'abibumbye asaba uburenganzira bwo gusaka no gufata izo ntwaro, ariko ntabwo yigeze abuhabwa. Iyi komite ntoya yateguye kandi igenzura ibikorwa byose by'interahamwe, ari nako ikora ikurikirana bikorwa ry'amashami y'interahamwe mu mujyi wa Kigali. Reka tubagezeho noneho imbonerahamwe y'inzego zayoboraga interahamwe n'amashami zari zifite. Amashami yari ayakurikira: ishami ry'iperereza ryari riyoborwaga n'uwitwaga Parata wari utuye ku Kimicanga, akaba yari yarasezerewe mu gisirikare. Mu buhamya butangwa na Valérie Bemeriki agaragaza yuko iri shami ryari rishinzwe gucengera mu mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo baneke ibikorwa n'imigambi byayo. Iri shami ry'iperereza by'umwihariko ryakurikiraniraga hafi amashyaka yafatwaga nk'aho harimo abatutsi benshi nka PR bashaka uko bayahungabanya. Iri shami kandi ryari rishinzwe kugenzura imikorere n'imyitwarire y'abatutsi bake bari muri MRND, bavuga ko ngo byari ibyitso byari byarayicengeye. Ahantu hose haberaga imyigaragambyo y'interahamwe, iri shami rishinzwe iperereza ryagombaga kuhagera mbere kugira ngo bakurikirane imigendekere y'iyo myigaragambyo. Iri shami kandi ryari rifite intego yo kumenya aho abatutsi batuye, gukora liste zabo, kugenzura ubuzima bwabo bwa buri munsi n'imyifatire yabo. Yagombaga kandi kubacengera kugira ngo rimenye intego za FPR babitaga ibyitso byayo. Kubera iyo mpamvu bamwe mu batutsi ntabwo bigeze biyumvisha uburyo bamwe mu bahutu babanaga nk'inshuti basangira buri munsi bahise bahinduka mu gihe cya jenoside, kugeza aho bishe benshi bafatwaga nk'inshuti zabo bakabicira n'imiryango. Mu by'ukuri ni uko muri bo bari barageze muri ishami ry'iperereza, abari babishinzwe bagaragazaga aya makuru mbere. Ishami rya kabiri ni ishami ryitwaga iry'ubutabazi, ryayoborwaga na Aloyizi Ngirabatware, akaba ari nawe wayoboraga interahamwe zo ku Giporoso zitwaga Inyange. Aloyizi Ngirabatware yakoraga mu kigo cya leta cy'ubwishingizi Sonarwa. Intego y'abari bagize iri shami kwari ugutera ingabo mu bitugu bagenzi babo bo mu yandi mashami hirya no hino aho babaga bahuriye, bakanabafasha mu mbogamizi no gutabara abarwanashyaka ba MRND. Ni muri ubwo buryo bagabaga ibitero aho interahamwe zabaga zasagariwe n'abayoboke b'ayandi mashyaka. Ihame iri shami ryagenderagaho ryari uko niba ngo hari interahamwe yishwe imwe, ko yagombaga guhorerwa hicwa nibura abatutsi 10. Iri shami ryari rigizwe cyane cyane n'abasezerewe mu ngabo za leta, bari baratojwe n'abasirikare ubwabo ndetse n'ingabo z'Abafaransa mu myitozo cyane cyane yakorerwaga mu kigo cya Gabiro, ikigo cya gisirikare cya Gako, icya Mukamira na Bigogwe, bakigishwa uburyo butandukanye bwo kwica. Ishami rya gatatu ni ishami ry'ubukangurambaga no gushaka abayoboke, ryayoborwaga na Andrea Nzabanterura wari utuye ku Kimihurura. Yari yungirijwe na Serafin Twahirwa wari umukozi muri Minisiteri ya Leta n'Ingufu Minitrap, akaba yaratuye i Gikondo ahabera imurikagurisha uyu munsi barahazi. Inshingano z'iri shami kwari gukwiza propaganda y'ingengabitekerezo y'urwango ya MRND n'iy'interahamwe by'umwihariko, gushaka abayoboke mu rubyiruko rw'ibihazi mu gihugu hose. Mu bitabiriye hatoranywagamo abafite imbaraga n'abahezanguni bagaragaje urwango rwimbitse ku batutsi, bagahabwa imyitozo mu bijyanye n'uburyo bunyuranye bwo kwica ndetse n'ikoreshwa ry'intwaro zari zarateganyirijwe kuzakoreshwa mu bwicanyi no mu bindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Mu bindi bikorwa iri shami ryari rishinzwe kwari ugutegura ubutumwa, imyigaragambyo na mitingi z'ubukangurambaga mu rubyiruko,
kugira ngo ruyoboke MRND no kurushyira mu nterahamwe. Aya mashami yose yagenzurwaga na komite nyobozi y'interahamwe ku rwego rw'igihugu, yari iyobowe na Robert Kajuga n'abakomiseri be twavuze haruguru. Ishami rya kane ni ishami ryari rishinzwe amakuru, ryayoborwaga n'uwitwa Claude Nshimiye wari utuye ku Kacyiru, akaba yarakoraga mu isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi y'u Rwanda, Caisse Sociale du Rwanda. Ryari rishinzwe kwegeranya buri munsi amakuru arebana n'ibikorwa bya politiki byabaga byabereye mu mujyi wa Kigali, bafatanyije n'ishami rishinzwe iperereza. Abari bagize iri shami bakoranaga n'interahamwe zabaga zaracengeye mu yandi mashyaka. Amakuru bakusanyaga bayasakazaga mu binyamakuru bya MRND, byakwirakwizaga ingengabitekerezo ya Hutu Power. Aha twavugamo nk'ikinyamakuru Interahamwe cyayoborwaga na Tasian Hahozayezu, Kangura n'ibindi. Amakuru atangwaga n'iri shami yagombaga kwibanda cyane ku gukangurira abahutu kuba umwe no kuba maso. Ibyiza bya revolution muri 1959 niko babyitaga, ndetse ngo n'uburenganzira bwa rubanda nyamwinshi, na propaganda yari igamije gukangura abahutu babumvisha ko Abatutsi ari abanzi babo n'aba revolution muri 1959. Ishami rya gatanu ni ishami ryari rishinzwe ubukangurambaga, animation, ryayoborwaga na Haji Ndayitabi ushobora kuba yarapfuye, yari yungirijwe na Haji Gahungu muri iki gihe uba muri Sweden. Inshingano z'iri shami kwari ugushyushya no gutera morali imyigaragambyo ya politike ndetse n'imihango bya MRND. Bahimbaga indirimbo, imbyino, imikino byifashishwaga mu gususurutsa mitingi za MRND. Bahimbye kandi uburyo bw'imyambarire nko kwambara ibirere by'insina n'ibindi. Bashyizeho kandi uburyo bw'imyitwarire nk'aho bambaraga imigozi ya gisirikare bari inyuma mu modoka bagiye muri za mitingi n'imyigaragambyo. Aya mashami yose yagombaga gukora raporo zigenewe komite y'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Inshamake yoherezwaga mu bunyamabanga bukuru bwa MRND, bwayoborwaga na Matayo Ngirumpatsi. Buri wa gatatu w'icyumweru abaperezida b'amashami na za komite bahuriraga mu nama yaberaga mu nzu ya Kabuga ku Muhima. Icengezamatwara ryakwirakwizwaga ryari rifite intego yo kongerera imbaraga abahutu, babumvisha ko bagomba kwica abaturanyi babo b'Abatutsi. Imiterere y'inzego z'interahamwe yari iteye mu buryo bukurikira kuri buri segiteri. Buri segiteri kugeza ku rwego rw'umudugudu yari ifite umuyobozi w'interahamwe. Aba bayobozi bari bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo byabaga byafashwe na komite nyobozi y'igihugu ndetse n'amashami atandukanye twavuze haruguru. Bamwe mu bari abayobozi b'interahamwe mu mujyi wa Kigali. Uko segiteri zari ziteye icyo gihe ni aba bakurikira. Segiteri Kimisagara, interahamwe zayoborwaga na Shadrack Bwenge na Roza Karushara, ni naho ibitero byatangirizwaga. Roza Karushara yari konseba segiteri Kimisagara, ndetse na depite Asteria Mukangwije wari inshuti cyane ikomeye ya Matayo Ngirumpatsi. Muri segiteri ya Rugenge, interahamwe zayoborwaga na Ngeri na Mukandutiye Sahinkuye, wari umugenzuzi w'amashuri abanza muri komine ya Nyarugenge, akaba yari yungirijwe na Odeta Nyirabagenzi. Ni nayo segiteri interahamwe z'abagore zagizemo uruhare cyane mu buyobozi. Segiteri ya Gikondo, interahamwe zari ziyobowe na Serafin Twahirwa, wari umukozi muri Minisiteri y'Imirimo ya Leta n'Ingufu Minitrap. Twibutse ko mu Kuboza 2023 urukiko rwa Rwanda rw'i Buruseli mu Bubiligi rwakatiye Twahirwa Serafin igifungo cya burundu, rumaze kumuhamya ibyaha bya jenoside birimo no gusambanya abagore benshi ku ngufu. Muri segiteri ya Remera Giporoso, interahamwe zayoborwaga na Ruzingira Batware wari warashinze umutwe witwaga Inyange, akaba yarakoraga muri Sonarwa. I Remera habaga undi mutwe w'abicanyi wari uzwi ku izina ry'Abazuru. Muri segiteri ya Giti Kinyoni, interahamwe zayoborwaga na Yozefu Setiba. Muri segiteri ya Kabeza, perezida w'interahamwe zaho yari Enoch Kayondo, bahimbaga Phineas Gakumba, wakomokaga muri komine Nkuri muri segiteri ya Rwankeri. Akaba yaragize uruhare muri jenoside cyane i Kigali n'iwabo muri Nkuri na Mukingo. By'umwihariko yayoboye ibitero byishe Pasiteri Gashashari w'i Rwankeri, umwarimu witwaga Bukumba, Rudatinya n'Agasahani, ubu ngubu baba mu Bufaransa. Muri segiteri ya Kimicanga, interahamwe zayoborwaga na Gaparata, yanayoboraga kandi ishami rishinzwe iperereza twavuze haruguru. Muri segiteri ya Cyahafi, interahamwe zaho zayoborwaga n'uwitwa Ziragobora wari umukozi wa Minitrap. Muri segiteri ya Muhima, interahamwe zayoborwaga na Habiyaremye. Segiteri ya Kimironko, interahamwe zayoborwaga na Hajabakiga nawe wakoraga muri Minitrap. Segiteri ya Kicukiro Ziniya, interahamwe zayoborwaga n'uwitwa Bufalo. Segiteri ya Nyamirambo, interahamwe zayoborwaga
n'abayisilamu babiri, Haji Ndayitabi na Haji Gakumba. Segiteri Nyakabanda interahamwe zaho zayoborwaga na Sukari, naho muri segiteri ya Kimihurura interahamwe zayoborwaga na Andrea Nzabanterura wari umucuruzi wanazitwaraga mu modoka ye ahantu hose zabaga zigiye gukora ubwicanyi n'imyigaragambyo. Muri segiteri ya Gitega interahamwe zayoborwaga n'uwitwaga Pecos. Segiteri ya Gatsata zikayoborwa na Epimake Uwizeye. Muri quartier y'ubucuruzi y'i Kigali, quartier commercial, zayoborwaga na Jean Habyarimana. Naho muri segiteri ya Shyorongi interahamwe zayoborwaga na Asumani Kavura wari warasimbuye witwaga Paul Karasira wari warapfuye. Mu gihugu hose interahamwe imyitozo n'intwaro byakorwaga bicishijwe mu kiswe ubwirinzi bw'abaturage, autodefense civile, byatangijwe na Perezida Habyarimana mu 1991. Hafashwe icyemezo cyo gushyiraho abantu bagomba gukurikirana mu gihugu hose ibikorwa bya autodefense civile, gutoza intwaro, gutoza abicanyi, bigakorwa n'ababurugumesitiri ku rwego rw'igihugu. Iyo gahunda yahawe kuyoborwa na Colonel Atanaze Gasaki wari ufite abo bafatanyaga muri za prefegitura. Mu mujyi wa Kigali uwayoboraga autodefense civile yari komanda Patrice Bivamvagara afatanyije na prefe wa Kigali Colonel Tarsisi Renzaho. Mu zindi prefegitura gahunda ya autodefense civile yayoborwaga n'abasirikare bakuru bakurikira: Kibungo Colonel Pierre Celestin Rwagafirita, Kigali Ngari Major Stanislas Kinyoni, Cyangugu Colonel Claudius Ngirankabo, Gitarama Major Jean Damascene Ukurikiyeyezu, Butare Colonel Alphonse Nteziryayo, Kibuye Major Jean Baptiste Jabo. Muri prefegitura za Byumba, Gisenyi na Ruhengeri autodefense civile yayoborwaga n'abayobozi b'ingabo muri zo prefegitura aribo Juvenal Bahufite Ibyumba, Colonel Anatole Nsengiyumva ku Gisenyi na Colonel Augustin Bizimungu Ruhengeri, akaba yarasimbuwe na Colonel Marcel Bivugabagabo muri Mata 1994. Bizimungu agizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye Colonel Marcel Gatsinzi wari umaze gusimbuzwa kuri uwo mwanya. Mu gushyigikira abo bayobozi b'ingabo, ubutegetsi bwa leta bwanashyizeho abaministri muri za prefegitura bavukamo kugira ngo bunganire abo bantu banakurikirana ibikorwa by'interahamwe no gutegura jenoside bafatanyije n'abayobozi ba autodefense civile n'abaprefe. Abaministri bagize uruhare rukomeye muri jenoside kuva hagati mu kwezi kwa Mata kugeza muri Nyakanga 1994 ni Paul na Nyiramasuku Butare, Gusengera Abatware ku Gisenyi, Joseph Nzirorera mu Ruhengeri na Kazimiri Bizimungu, Kalise Nzabonimana Gitarama, Justin Mugenzi na Prosper Mugiraneza Kibungo, André Ntagerura Cyangugu, ndetse n'abandi baministri bane bavukaga ku Kibuye aribo Agnes Ntamabyariro, Emmanuel Ndindabahizi, Eliezer Niyitegeka na Edouard Karemera. Abenshi mu baministri bahamijwe ibyaha n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda TPIR kubw'uruhare bagize muri jenoside, harimo gufasha interahamwe ndetse no gucura umugambi wa jenoside. Uwari ministri w'itangazamakuru Eliezer Niyitegeka, TPIR yamugaragaje mu buryo budashidikanywaho ko yagize uruhare mu nama zateguraga kurimbura abatutsi, aho yafashe n'ijambo avuga ati kukuganira ku kwica abatutsi bari mu Bisesero, turategura ibitero ku batutsi bari mu Bisesero. Asezeranya abari mu izo nama kubahemba no kubaha intwaro zakoreshejwe mu bitero byo kwica abatutsi mu Bisesero. Ibikorwa bye nta rujijo byashyiraga ku mugambi yari afite, aribyo byatumye inteko y'abacamanza b'urwo rukiko imuhamya uruhare bwite yagize mu gucura umugambi wa jenoside. Eliezer Niyitegeka yakatiwe gufungwa burundu, yaguye muri gereza y'umuryango w'abibumbye muri Mali aho yari afungiye tariki 28 Werurwe 2018, aho yakoreraga igihano cye. Ni ngombwa ko abantu bamenya ko igitekerezo cyo gushinga imitwe y'abicanyi cyagejejwe kuri Perezida Habyarimana n'uwari umujyanama we mu bya gisirikare Umufaransa Lieutenant Colonel Gilbert Canovas, niwe wamwohereje ubutumwa ku itariki 30 Mata 1991 amugira inama y'uko hashyirwaho imitwe y'abasivile igahabwa imyitozo n'intwaro kugira ngo ifashe ingabo z'igihugu kugenzura uduce two mu Mutara. Iki gitekerezo cyakwiriye mu gihugu cyose, nicyo cyaje kuvamo ishingwa ry'interahamwe zibukirwa ku bikorwa by'ubugome byaziranze. Kuva mu ntera z'umwaka wa 1992 kugeza 1994, interahamwe za MRND n'impuzamugambi za CDR zakomeje guhabwa mu buryo buhoraho imyitozo ya gisirikare. Bahagaga imyitozo mu byiciro bakagenda basimburana, bagatozwa mu bigo bya gisirikare n'ahandi habaga hatoranyijwe. Muri 1993 interahamwe 425 zahawe imyitozo mu kigo cya gisirikare cya Gako mu Bugesera. Interahamwe impuzamugambi n'umutwe witwara gisirikare w'abaparipehutu b'i Burundi
bagera kuri 300 baherewe imyitozo mu kibaya cya Nyandungu mu nkengero za Kigali, ahatorezwaga abakomando bavaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe, nibo babatozaga, ni naho bitorezaga, bakitoza buri munsi hagati ya saa 6 z'ijoro na saa 10 za mu gitondo. Imyitozo nk'iyo kandi yatangwaga n'abasirikare mu kigo cya Bigogwe, mu ishyamba rya Gishwati, mu bigo bya gisirikare bya Gabiro na Mukamira, no mu kigo cya kaminuza y'u Rwanda cya Nyakinama. Mu bigo bya gisirikare bya Gako, Gabira, Bigogwe, Mukamira na Nyakinama, imyitozo yatangwaga n'ingabo za leta zikunganirwa n'ingabo z'Abafaransa zari mu mutwe bitaga Dami. Nyuma yo gutozwa, interahamwe zoherezwaga hirya no hino mu gihugu aho zivuka, zigafatanya, zigashingwa ba burugumesitiri, nibo baziyoboraga no kubaha ibikoresho. Mu kigo cya Gabiro, imyitozo yahabwaga interahamwe yayoborwaga na Kapiteni Engineer Faustin Ntirikina na Major Vincent Rwabukwisi. Aba basirikare bombi bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Faustin Ntirikina ubu ngubu aba mu Bufaransa, aho yanahawe ubwenegihugu, akaba yaranabaye umwe mu batangabuhamya nshinjabinyoma ku mucamanza Jean-Louis Bruguière. Muri 1992 mu nterahamwe zatojwe mu kigo cya gisirikare cya Gabiro, bamwe baturukaga muri komine Muvumba, barimo aba bakurikira: Emmanuel Mwumvaneza, Elias Nkurunziza wari konseye wa segiteri ya Karama, Sylvestre Munyandinda wari ushinzwe gukurikirana ubuhinzi Moniteur Agricole, na Jean Damascene Kaburame. Muri 1993 itsinda rya Jean Baptiste Dushimimana w'i Kigali mu Gatenga Igitega, ndetse na Hassan Sabimana, Marine Murindankiko, Jean Damascene Ngarambe n'abandi batwawe muri bisi za Onatracom bajya kwitoreza mu kigo cya gisirikare cya Gabiro. Emmanuel Ndabahizi ni umwe mu basirikare babahaga imyitozo. Aganira na komisiyo Mucyo yari ishinzwe gukora icukumbura ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside, Ndabahizi yasobanuriye komisiyo Mucyo uburyo interahamwe zigishwaga kurasa, ariko cyane cyane agaragaza ko bitozaga uburyo bwo kwica vuba abantu benshi kandi mu gihe gito bakoresheje intwaro gakondo harimo utugozi. Yozefu Setiba, umuyobozi w'interahamwe muri komine Shyorongi yitoreje Gabiro muri 1992, yabwiye komisiyo Mucyo ko interahamwe ziri hagati ya 600 na 700 zatojwe muri icyo gihe. Muri kaminuza ya Nyakinama, interahamwe zatorezwaga hamwe n'abasirikare bashya mu ngabo z'igihugu. Interahamwe zabaga zambaye imyenda ya gisivile, byatumaga batandukana n'abasirikare. Komisiyo Mucyo mu buhamya yahawe na Colonel Martin Ndamage, wahoze mu ngabo za kera ex-FAR, wakoreye cyane cyane ibyumba, yavuze ko imyitozo yatangwaga n'abasirikare b'Abafaransa bayoborwaga na Colonel Jacques Cholet. Abandi batangabuhamya batanze ubuhamya ni abahoze biga ari abanyeshuri muri Université Nyakinama, barimo Depite Élysée Bisengimana wahamijwe icyaha cya jenoside, barimo Gerard Ndabakenga, barimo Fidèle Simugomwa n'abandi. Bagaragaje ko imyitozo yatangirwaga cyane cyane muri icyo kigo muri 1992 nk'uko yakorwaga ko muri 1992. Zimwe mu nterahamwe zatojwe ko zoherejwe mu Bugesera, aho zagize uruhare mu bwicanyi bwabaye muri Werurwe 1992 hicwa Abatutsi. Pierre Celestin Seromba yasobanuriye komisiyo Mucyo ko yabonye interahamwe zitoreza ko mu kwezi kwa 1992, bikaba kandi byaranemejwe n'abandi batangabuhamya barimo Jean Claude Murejuru na Bernard Munyaneza. Sureto na Jean de Dieu Tuyisenge wahoze ari umujandarume wakoraga mu rwego rushinzwe iperereza mu ngabo z'igihugu, yatangaje komisiyo Mucyo ko yari umwe mu basirikare batozaga interahamwe mu kigo cya Gako. Imyitozo ntiyatangirwaga gusa mu bigo bya gisirikare twavuze, yanatangirwaga n'ahandi hantu hatandukanye mu gihugu, nko mu ishyamba rya Nyungwe, mu nganda z'icyayi za Shagasha na Gisakura muri Cyangugu, Imata na Kitabi ku Gikongoro, Gisovu ku Kibuye, Funda ku Gisenyi, cyangwa ku ruganda rwa sima rwakoraga sima ruri Mashyuza mu Bugarama mu karere ka Rusizi. Umutwe wari ukomeye w'interahamwe witwaga Turi Hose, watorejwe ku Mukamira no mu Bigogwe. Uwo mutwe woherezwaga cyane cyane muri za prefegitura za Ruhengeri na Gisenyi n'ahandi byabaga byakomeye. Abari muri uwo mutwe batoranyijwe mu rubyiruko rw'Abahutu, bahabwa imyitozo ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo bazashobore kwica abantu benshi kandi mu gihe gito. Batwojwe uburyo bwo gukoresha imigozi n'ibyuma ku buryo bashobora kuniga cyangwa kwica abantu benshi ako kanya mu buryo bwihuse. Bamaze guhabwa amahugurwa, abagize Turi Hose basubiye mu turere tw'iwabo, aho nabo batoje interahamwe zari mu duce bavukamo. Urugero, interahamwe zakomokaga muri komine Kayove ku Gisenyi zatoje urundi rubyiruko kuri stade ya Bugabo. Ba burugumesitiri bari bafite inshingano zo gushaka interahamwe zigomba guhabwa imyitozo, kandi bakoraga ibishoboka bagatoranya Abahutu gusa babaga bazi neza ubwoko bwabo ku buryo bwizewe. Ubu buhamya bwatanzwe n'interahamwe zose zashoboye kubazwa, harimo abitorejwe ku Mukamira na Bigogwe bakurikira: Ohose Nisengwe, Jean Damascene Muhimana, Kwayunse Kanabo,
Juma Mbarushimana na Emmanuel Nshobozabahizi banatanze ubuhamya mu rukiko mpanabyaha rwa Arusha. Suretona Jean Paul Nturanye nabo wari umwe mu batozaga interahamwe ari hamwe n'Abafaransa yatanze ubuhamya muri komisiyo y'umucyo ku miterere y'imyitozo yahabwaga umutwe wa turi hose. Ari we kimwe n'abandi batanga buhamya bemeje ko kuva muri 1993 interahamwe zahawe imyitozo nyinshi aho batazwaga uburyo bukomeye bwo kwica mu bigo bya gisirikare bya Mukamira na Bigogwe. Ibindi bigo byatozwagamo imitwe y'abicanyi byari mu ishyamba rya Gishwati ndetse na Rusumo, Inasho, Bugarama muri Cyangugu n'ahandi. Itozwa ry'imitwe y'abicanyi ryanajyanye n'igurwa ry'imihoro myinshi ikwirakwizwa mu baturage hibandwa cyane ku nterahamwe. Mu kwezi kwa Werurwe 1994 mu gihugu hose hakwirakwijwe imihoro 581, ikaba yari ikubye kabiri iyaguzwe mu gihugu muri 1992. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi no gutsindwa kwa leta yiteguye n'ingabo zayo, abateguye jenoside interahamwe n'impuzamugambi bahunze igihugu. Tubagezeho uko byabagendekeye n'iherezo ryabo. Uwari perezida w'interahamwe ku rwego rw'igihugu ari nawe wayoboraga MRND Matayo Ngirumpatse twavuze yahungiye muri Mali aho yafatiwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda TPIR tariki 16 Kamena 1998. Edouard Karemera wari umwungirije mu buyobozi bwa MRND yafatiwe muri Togo tariki 5 Kamena 1998. Bombi bakatiwe igifungo cya burundu tariki 21 Ukuboza 2001. Bahamwe n'icyaha cya jenoside kubera ibikorwa bakoze no kuba barayoboye interahamwe. Urukiko rwabahamije ko batangaga amabwiriza bayaha interahamwe yo kwica ndetse bahamwe n'ibyaha byinshi bikomeye byakozwe n'interahamwe mu Rwanda hagati ya Mata na Nyakanga 1994. Urukiko mpuzamahanga rwanzuye ko Matayo Ngirumpatse na Edouard Karemera bari bagize itsinda kandi bariyoboye ry'abagizi ba nabi ariryo ry'interahamwe ryari rifite intego yo kurimbura Abatutsi bose bo mu Rwanda. Ntibahamwe gusa n'ibyaha bakwiza ku giti cyabo, ahubwo banahamwe n'ibyaha byakozwe n'abandi bantu babikoze mu izina ry'interahamwe bari bakuriye. Urukiko rwatangaje ko Karemera na Ngirumpatse baryozwa ibyaha byo gushinyagurira no gusambanya abagore n'abakobwa b'Abatutsikazi ku ngufu. Rufata ibi byaha nk'ibyaha byakozwe bwite n'ishyirahamwe ry'abagizi ba nabi bari bayoboye interahamwe. Ikindi kandi bahamijwe ibyaha byakozwe n'abakozi bakoreraga za minisiteri zayoborwaga na MRND. Ibi akaba ari ibihano ntangarugero ku bari bari mu buyobozi bwo hejuru bw'iri shyaka n'ubwa leta. Uwa gatatu wo muri MRND warurwaga muri uru rubanza ni Joseph Nzirorera wabaye minisitiri imyaka myinshi, akaba yari n'umunyamabanga mukuru wa MRND ku rwego rw'igihugu. Yahungiye muri Benin aho yaje gufatirwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda tariki 5 Kamena 1998, ariko yapfuye tariki ya 1 Nyakanga 2010 mbere y'uko urubanza rwe rurangira. Yarakurikiranyweho kwica Abatutsi benshi cyane cyane mu Ruhengeri wabo muri komine Mukingo. Abari bagize komite nyobozi y'interahamwe ku rwego rw'igihugu bo bagize amaherezo atandukanye. Bamwe bagize amahirwe yihariye yo kurokoka ubutabera, yo kucika ubutabera, abandi bapfira mu bukene n'ubwihebe. Jerry Robert Kajuga wari perezida w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yishwe na sida i Kinshasa. Wari vice perezida Phineas Ruhumuriza wari umucuruzi Igitarama aho yavukaga, wanabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe Exfar. Nyuma ya jenoside yahungiye muri Kenya akorana n'abagenzacyaha ba TPIR ariko abihemberwa ahabwa amafaranga kugira ngo atange amakuru. Amakuru yatanze yatumye urukiko rushobora kwegeranya ibyaha byakozwe n'abari bihishe Nairobi barimo Jean Kambana. TPIR rero yaje kumwimurira muri Cote d'Ivoire nk'uburyo bwo kumujyana kure y'akarere k'ibiyaga bigari. Niho yaje gupfira mu buryo nawe butamenyekanye. Undi vice perezida George Rutaganda wari enjenyeri mu by'ubuhinzi, yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, akaba n'umuhungu wa Esdras Mpamo wabaye perefe imyaka myinshi ku gihe cya Kayibanda na Habyarimana na burugumesitiri wa komine Masango Gitarama mu Ruhango. Ubu ngubu yafatiwe mu gihugu cya Zambia n'urukiko mpanabyaha rwa Arusha muri 1995, akatirwa igifungo cya burundu mu Kuboza 1999. Igihano gishimangirwa mu bujurire tariki 26 Gicurasi 2003. Yahamijwe icyaha cya jenoside yakorewe mu mujyi wa Kigali mu bitero byinshi yayoboye byisha Abatutsi, by'umwihariko i Nyanza ya Kicukiro. Yahamijwe ko yisha akoresheje umuhoro umututsi witwaga Emmanuel Kayitare, amwicara ku rusengero rw'Abahinde mu Gakinjiro. Mu kwezi kwa Kamena 2009 Rutaganda George yajyanywe muri Benin aho yagombaga kurangiriza igihano yakatiwe. Nawe yapfuye azize sida tariki 11 Ukwakira 2010. Umunyamabanga mukuru w'interahamwe Eugene Mbarushimana wakomokaga ku Gisenyi
akaba n'umukwe wa Felicien Kabuga yakoraga muri sosiyete ya Rwandex Shillington i Kigali. Afatanyije na Kabuga hagati y'ukwezi kwa Kanama n'Ukuboza muri 1993, Eugene Mbarushimana yaguze biciye muri Rwandex imihoro 1600 yagenewe guhabwa interahamwe. Mbarushimana ari mu bantu bahungishijwe n'Abafaransa tariki 12 Mata 1994, ari mu buhungiro. Abagenzacyaha ba TPR bakoranye nawe bamuhaye amafaranga ariko bamwizeza kutazakurikiranwa. Dieudonné Niyitegeka wakomokaga i Butare akaba n'umubitsi w'interahamwe ku rwego rw'igihugu, n'umwe mu bajenosideri ba ruharwa bagize amahirwe nyuma ya jenoside. Yakoranye bya hafi n'abagenzacyaha ba TPR kugira ngo begeranye amakuru ku madosiye akomeye, cyane cyane ay'abari abayobozi bakuru ba MRND. Yanakoranye kandi na TPR mu cyiswe Operation Naki i Nairobi muri Nyakanga 1997. Yashoboye gufata wari minisitiri w'intebe Kambanda n'abandi bareganwaga nawe barimo Nyiramasuko n'abandi. Yakoranye n'abagenzacyaha b'urwo rukiko mu kumenya aho abashakishwaga bari batuye mu mujyi wa Nairobi. Ariko nyuma ntiyakomeje gukorana n'urwo rukiko, ariko na mbere yuko bakorana yasabye ibintu bitatu by'ingenzi bigaragaramo ubwenge n'amayeri. Icya mbere yasabye kutazakurikiranwa n'urukiko kandi arabyemererwa. Icya kabiri asabwa gufashwa kubona ubuhungiro hamwe n'umuryango we hanze ya Afurika. Icya gatatu asaba kwishyurwa amafaranga yose ku makuru atanga. Amakuru akaba agaragaza ko urukiko rwamuhaye $30,000 by'amadolari kuri operasiyo imwe. Ibyo yasabye kandi byarubahirijwe kuko yahungishijwe muri Canada. Umushinjacyaha mukuru wa TPR Louis Arbour unakomoka muri icyo gihugu anasinyana na guverinoma ya Canada amasezerano yo kumurinda, yamwemereraga guhindura amazina, kutagaragaza aho atuye, kurinda umuryango we n'ibindi. Ayo masezerano yateganyaga kandi ko igihe TPR kenera kumubona ko igomba kubisabira uruhushya mu nzego z'umutekano za Canada kugira ngo abimenyeshwe mbere kandi abyemere. Niyitegeka amaze kubona iyo statut y'ayo mahirwe ntiyongeye gukorana n'urukiko mpuzamahanga. Urugero, mu rubanza rwitiriwe itangazamakuru rwaregwagamo Nahimana Barayagwiza Nangeze, Dieudonné Niyitegeka yasabye ko yahabwa icyemezo n'umushinjacyaha Louis Arbour ko adashobora gukurikiranwa n'urukiko kugira ngo nk'uko by'abari barabyemeranyijeho. Ku itariki 5 Gashyantare 2002, Louis Arbour yamuhaye icyemezo cy'ubudahangarwa cyo kuba atazakurikiranwa ku cyaha cya jenoside. Ni muri ubu buryo urukiko rwa TPR rwakoreshejwe n'umwe mu nterahamwe ruharwa, ubundi wakabaye umwanya we uri muri gereza. Abakomiseri b'interahamwe kuri uwo rw'igihugu bari 6 twabivuze: Bernard Maniragaba, Joseph Serugendo, Jean Pierre Sebanetsi, Ephraim Nkezabera, Jean Marie Vianney Mudahinyuka, Alias Zuzu na Alphonse Kalimba. Amakuru kuri aba bantu abakomiseri agaragaza ko 3 muri bo: Mudahinyuka yoherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2004, yari yarahinduye umwirondoro we yariyise Thierry Rugamba. Hashingiwe ku mpapuro zo kumuta muri yombi zatanzwe n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda. Mudahinyuka yarafashwe yoherezwa mu Rwanda tariki 18 Mutarama 2011, asanga yari yaranakatiwe na Gacaca igifungo cy'imyaka 19. Ubwo yafatwaga muri Amerika yasagariye umupolisi wari umufashe bamwohereza mu Rwanda mu Curutoki. Iyi yabaye imwe mu mpamvu y'ingenzi yatumye afungirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera icyaha cy'urugomo no kubeshya ubuyobozi bwa Amerika mbere yo koherezwa mu Rwanda. Mbere ya 1994, Mudahinyuka yari umucuruzi mu mujyi wa Kigali. Yanabaye kandi umugenzuzi w'imisoro muri Minisiteri y'Imari. Mu gihe cya jenoside yateguye inama kuri stade i Nyamirambo. Inama yashishikarije Abahutu kurimbura Abatutsi. Ari mu bagize uruhare muri jenoside ku Mumena na Nyakabanda mu duce tuzwi cyane tw'umujyi wa Kigali. Joseph Serugendo yavutse mu mwaka wa 1953, avukira muri segiteri Murambi, komine Satinski, perefegitura ya Gisenyi. Yavuye mu Rwanda muri 1994, ahungira muri Zaire, aho nyuma yaje kuva ajya muri Gabon. Serugendo yari umwe mu bayobozi bakuru b'interahamwe, yamaze imyaka 10 atarakurikiranwa na TPR, kandi yari afite amakuru y'ingenzi ku bari abayobozi n'abakozi ba RTRM bari baratawe muri yombi n'urwo rukiko. Serugendo yari umwe mu bari bagize inama y'ubutegetsi ya RTRM. Yari umuyobozi ushinzwe ibya tekinike, imirimo, yafatanyaga no kuba umutekinisye wa Radio Rwanda. Yafatiwe muri Gabon tariki 19 Nzeri 2005. Ashyikirizwa urukiko, yemera icyaha, biza gutuma agabanyirizwa ibihano, akatirwa imyaka 6. Yapfuye azize indwara ya sida muri Kanama 2006. Ephraim Nkezabera yari umwe mu bayobozi bakuru ba banki y'ubucuruzi ya Kigali BCR. Yafatiwe i Buruseli mu Bubiligi muri 2004, araburanishwa, yemera ko yahaye amafaranga interahamwe kugira ngo zitsembe Abatutsi. Yakatiwe gufunga imyaka 30 kubera uruhare yagize muri jenoside. Apfa mu kwezi kwa 5 2011 azize kanseri. Abandi bakomiseri bakuru: Bernard Maniragaba wakomokaga mu Ruhengeri na Jean Pierre Sebanetsi wakomokaga ku Gisenyi, bivugwa ko bapfuye, mu gihe Alphonse Kalimba
nta makuru ku iherezo rye azwi. Amateka azahora yibuka aba bantu b'abicanyi ntagereranywa bishe bagenzi babo b'abatutsi basangiye igihugu, babahora ubwoko bwabo bw'abatutsi, kandi baba abo bicanyi baba n'abo bishe babahora ubwoko, nta n'umwe muri bo wigeze abihitamo. Kurikira ibindi biganiro byacu unabisangiza abandi.